Peace and love kuri buri umwe wese ukomeje kubana natwe aho waba uherereye hose. Wumve ko nkwifurije amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bw'Imana ujye buhora bubana nawe. Tugarutse mu mwanya rero tugenda tureba amakuru abakomeje kugenda abasohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nibibera aho dutuye. Hagati aho ngaho reka manze ngusabe nyemerera umwanya hanyuma twirebere ibikomeje kugenda bibera kuri isi ya rurema. Muri aka kanya ndagutembereza mu karere mu karere ka Ngoma, aho none abakobwa b'abanyeshuri babiri bagize gutya ati wowe animatrice turakwemeza. Ati animatrice tugiye kukwemeza. Niba byaturutse kuri kwa kundi abanimatrice bafuira abakobwa wenda bababuza kujya mu mico mibi, ibyo byose turaje tugende tubireba uze wiyumvire inkomoko yaho byahereye kugira ngo abakobwa babiri bikore bakubite animatrice wabo kugera aho bamukomerekeje akajyanwa kwa muganga. Agatonga ariko reka manze nibutse wowe ubanye natwe kwihutira gukora subscribe, ndetse mwese tubasaba kuzajya mwibuka kudukandira kuri like kugira ngo YouTube idukorere icyitwa nka recommendation, inkuru zacu zigere kuri rubanda nyamwinshi. Reka twitangirire amakuru turi kubona rero mu bitangazamakuru avuga ko abakobwa babiri biga ku ishuri rya EAV Gitwe ryo mu karere ka Ngoma batawe muri yombi bakurikiranweho gukubita no gukomeretsa umurezi wabo animatrice witwa Serafine. Ibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 6 Gicurasi 2026 bibera mu murenge wa Rukira, akagari ka Kibatsi, umudugudu wa Rugaragara, ari naho icyo kigo bigagamo giherereye. Amakuru rero dukesha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ko aba bakobwa bakubise animatrice baramukubita kugera aho bamukomerekeje bikabije ajyanwa kwa muganga, naho abakobwa bahita bajyanwa hehe muri kasho. Biteye ubwoba ibintu bikomeje kugenda bibera hirya no hino kabisa, baze aho abakobwa bavuga bati owe muyobozi wacu animatrice tugiye kukwemeza. Nkuko amakuru abivuga rero aba bakobwa animatrice ngo yabwiraga aba bakobwa ko bafite imico itari myiza, bakagombye kujya bahindura imico bakareba uburyo bagira imico nyine iranga abakobwa, dore ko ari n'abakobwa bakiri batoya bari mu myaka 20. Aba ni abakobwa babiri bose bafite imyaka 20, ndabona ariko bimeze. Aba bakobwa rero ani nyuma y'uko animatrice ngo abonye ko badafite imyitwarire myiza, yagiye abagira inama kenshi ababwira yuko bafite imyitwarire itari myiza. Hanyuma abonye ibintu bikomeje kuzamba ngo yaje no kwimenyesha ababyeyi babo bakobwa, arababwira ati mwa babyeyi mwe rero abakobwa banyu ndabona ntazi barimo kutunanira, bafite imico itari myiza, bafite imyitwarire itari myiza. Noneho sasa ku munsi bakubiseho animatrice, abo bakobwa ngo bari bamenye yuko animatrice yatanze amakuru ku babyeyi babo yabareze. Abakobwa baramurakarira bikomeye, baramurakarira byo kumurakarira. Hanyuma ku mugoroba rero mu masaha yo kujya kuryama ngo nibwo baje kumukubita. Nkuko mu makuru bigaragara animatrice ashobora kuba yari yaragiye asa nk'ubasanga aho abo bakobwa barara muri doratoir z'abanyeshuri. Hanyuma abakobwa baramukubise my friend iryo joro. Barangije kumukubita bahita batoroka ikigo bajya hehe, bajya kurara mu ishyamba rya leta riri hepfo y'icyo kigo. Ukibaza ngo ese ubundi mwa bakobwa mwe iyo mugera muri iryo shyamba mugahuriramo n'uruva gusenya cyane abagizi ba nabi, mwari kubigenza muti? Abakobwa nta nubwo babagira. Ngiye navuga ati aha, nubwo nakoze amakosa ntabwo iri joro najya muri iri shyamba, tujye tugira n'amacenga. Hanyuma rero uko byaje kugenda byaramenyekanye, animatrice bihutira kumujyana kwa muganga. Abakobwa barabashaka babanza kubabura, ariko kubw'uburemere bw'icyaha bari bakoze ntago bari kubura, barabashatse baza kubasanga muri iryo shyamba rya leta riri hepfo y'ikigo. Hanyuma bahita babambika ipingu babajyana ku rwego rw'igihugu rw'urugenzacyaha rukorera hariya muri kariya karere ka Ngoma kugira ngo iperereza ritangire barebe ese aba bakobwa bagiye gukubita animatrice bigenze bite, byatangiriye hehe. Ariko amakuru yibanze dufite nuko ari uko aba bakobwa batitwaraga neza. Komeje kugorana gusa
kuri ubu ngubu rero ubwo inkuru tuzamenya ibyo ari byo nyuma abakobwa nibarangiza kwisobanura bavuga icyatumye bakubita umuyobozi wabo nuko animatrice zisobanura ibyo byose tuzajya tugenda tubibagizaho ahangaha kuri Hot News TV Rwanda. Twirebera andi makuru avuga mu burezi rero andi makuru aravuga ko uwo musore yakoresha ibyangombwa bimugaragaza nk'umunyeshuri, ahimba imyenda imugaragaza nk'umunyeshuri, ubundi akazajya agenda akicarira mu ishuri, ni muri kaminuza, yarangiza akagucunga wakibukaho gatoya mashine akaba ari yirenganya arayijyanye. Amakuru turabona avuga yuko ari muri UR ariko ntago bagaragaje ishuri uyu musore yajyagamo, ntago bagaragaje ngo ni UR brush ya laptop yahitaga ko ayijyana. Uwo musore rero nawe baje kuba bahita bamuta muri yombi kabisa, aho barangije kumenya yuko ari we ukomeje kugenda abakorera amabara kuri uru rwego. My friend, ariko si ubu koko tuzabigire dute mwatse tugatungwa n'ibivuye mu maboko yacu, tukamenya ko tugomba gutungwa n'ibivuye mu maboko yacu, aho kugira ngo twumve ko tugomba gutungwa n'utw'abandi baruhiye bavunikiye. Urabona umunyeshuri aba yavunitse, ababyeyi bakagurisha isambu bakamurihira ngo ajye kwiga mashine, niba atari ikigo ababyeyi bagashaka buryo kibamuha mashine, ariko wowe muzima ufite amaboko, ufite ingufu, ufite buryo ki bwo kuba washakisha ikigutunga, ati reka njye guhemukirira ya munyeshuri kabisa, ya mashine nyitware, turiya tuntu twe ntutware. Maze iminsi mbabwira ati iki kinyejana gifite imitwe myinshi, gifite ubwenge bwinshi. Abantu barashaka kuba bakoresheje ubwenge, abantu barashaka kubaho batunzwe n'ibivuye ahandi somewhere. Sinzi rero ngo bizagenda bite, ariko buriya leta nayo ikirimo kugenda iteganyiriza aba bantu baba bakomeje kurenganya abandi, gushaka kubabaza abandi binyuze muri ubu buryo. Maze iminsi mbona amakuru rwose y'abajura bakomeje kugenda biba bakoresheje ubwenge, bakoresheje ikoranabuhanga, bakoresheje ibiki. Sasa rero aba bakobwa bo ndabona ibyabo, ubwo leta ibirimo, hanyuma ibindi byo tuzabimenya ubwo bizatangaza icyavuye mu iperereza ivuga uburyo ibisobanuro abakobwa batanze, ndetse n'ibisobanuro animatrice azatanga. Umukobwa umwe yitwa Clarisse naho undi akitwa Sharoni, bose bafite imyaka 20, ariko baza aba bakobwa rwose bakoze amabara. Mwabakobwa mwe mukoze amabara, ibi bintu ntago ari iby'i Rwanda. Umukobwa bagomba kurangwa n'imico myiza, mugaragaza nk'umukobwa kugira ngo anitegure kuzavamo umwari mwiza, nitegure kuzavamo umwari mwiza mu gihe kiri imbere. Ese umukobwa utinyuka akubita animatrice yarya, ugazatinyuka guhondagura umugabo wera? Isi irashaje we.